Tubahaye ikaze nanone abakurikiye Easy Life Talk. Iki kikaba ari ikiganiro kigenda kibahuriza ahahise ho mu bwana no mu gihe cy'ubu ngubu. Hari imyitwarire abantu bakuru bagenda bagira mu by'ukuri itari myiza cyangwa se itari healthy, ifatwa nk'aho itakirwa na sosiyete, ariko mu by'ukuri iyo myitwarire ikaba ifitanye isano n'ahahise umuntu aba yaraciyemo. Ubuzima umuntu aba yaraciyemo akiri umwana akenshi na kenshi bugenda bugira uruhare runini mu kuba bwagena uko azitwara, bwagena uko azabana n'abandi, ndetse n'imyanzuro azafata mu hazaza he biba bifitanye isano. Uyu munsi rero kuri Easy Life Talk tugiye kuba twakomeza n'ikindi kiganiro noneho gisobanura impamvu abantu bagiye bumva video zacu za mbere bagiye bumva yuko akenshi imyaka y'umwihariko yo kugira ngo umwana agirweho ingaruka n'ubuzima aba yaraciyemo cyangwa se n'ibikomere aba yaraciyemo ari hagati y'imyaka kuva kuri 0 kugeza ku 8 cyangwa se kuva kuri 0 kugeza kuri 18. Uyu munsi rero tugiye kureba impamvu yabyo. Ese impamvu yabyo ni iyihe? Impamvu abahanga bagenda bagaragaza ni izihe? Tubibutsa kandi abantu batarakora subscribe kugira ngo bakore kuri subscribe ndetse na notification kugira ngo ibiganiro byacu igihe bigiyeho bajye bahita babibona, ndetse iyo wakibonye ukacyishimira ukibuka ko hari umuvandimwe cyangwa inshuti nawe ukeneye ubumenyi nk'ubwo wabonye, urabimusangiza. Ikindi muduhe comments muri comment section kugira ngo tugende tumenya ngo ibiganiro turi gutanga twakosora iki, twakongeraho ibi, ndetse ibyifuzo byanyu nabyo tukabigenderaho. Hari igihe wavuga uti nanjye muvuge kuri iki kintu kimbaho kenshi cyane. Reka dutangire n'ingingo yacu y'uyu munsi. Reka duhere ku kintu kijyanye no kubasobanurira ibijyanye namwe mu mateori cyangwa se bimwe mu bahanga bagiye babaho cyangwa se bashyiraho kugira ngo reka dutangire n'ingingo yacu y'uyu munsi. Uyu munsi nk'uko nari nabibabwiye tugiye kurebera hamwe ese ni izihe mpamvu abahanga bagiye bashyira hanze kuba arizo zifitanye isano no kuba umwana kuva hagati y'imyaka 0 no kugeza ku 8 cyangwa se nanone kuva kuri 0 no kugeza kuri 18. Impamvu ariyo myaka ifatwa nk'aho ibibaye ku mwana biba ingaruka azakomeza n'ubundi kugenda ahura nazo mu gihe azaba yarakuze yararenze iyo myaka. Hari amateori cyangwa se bimwe mu biba byarashyizwe hanze n'abahanga byagiye byiga ibijyanye n'imitekerereze cyangwa se imikurire mu mitekerereze ya muntu, uko bagiye babisobanura bihuzwa n'izi mpamvu zo kuvuga ngo umwana mu gihe ari kuba ari mu myaka hagati yo kuva avutse no kugeza ku myaka 18, cyane cyane ari nayo mpamvu mu nzego za leta bagenda bagaragaza ngo umuntu uri munsi y'imyaka 18 aba ari umwana. Hari ibyo aba agomba kurindwa, hari ibyo aba agomba kugendera kure, ndetse hari n'ibyo abamuri hafi baba bagomba kumukorera n'ibyo batagomba kumukorera bitewe n'iyo myaka. Imwe muri teori nanone isobanura kino kintu tuzagenda tuzigarukaho imwe kuri imwe turebera hamwe uko zigenda zigira ingaruka ku bwonko cyangwa se ku marangamutima y'umwana n'uburyo biba bizamugiraho ingaruka yarakuze. Iya mbere rero yitwa developmental psychology nk'uko izina ribivuga, ni ibijyanye n'uburyo imitekerereze n'imyitwarire ya muntu igenda ihinduka bitewe n'ikigero cy'imyaka arimo. Development, kugenda ikintu gikora. Iyindi teori ni iyitwa behavioral science. Iyi nayo tuzagenda tuyireba kamwe ku kandi kugira ngo tugende turushaho kubisobanukirwa. Iyi behavioral science nayo ni indi teori yiga cyangwa se ni siyanse yiga ku bijyanye n'imyitwarire ya muntu. Ese niye mpamvu umuntu yitwara uko yitwara? Bishatse kuvuga ngo bafata umwana bakamwiga bakavuga ati iyi myaka ni ukuyitondera, niko biba byaragenze. Iyindi ni iyitwa neuroscience. Neuroscience ni
ni ubumenyi bwiga ibijyanye n'imikorere y'ubwonko n'imisemburo ivuburwa ishingiye ku mikorere y'ubwonko n'ibindi bice by'umubiri, cyangwa se iyo umuntu atekereje ikintu runaka giteye ubwoba kubera icyo ahita atitira, ni ibiki bibitera, cyangwa se kubera icyo umuntu umwe atinyuka kuba yavugira imbere y'uruhame ubundi ntabitinye. Ibyo biba biterwa n'imikorere y'ubwonko n'imiterere y'ubwonko mu buryo karemano. Ese uko ubwonko buremye byagira ingaruka ku bijyanye n'uko umuntu yitwara cyangwa se n'uko umuntu atekereza? Iyo nayo ni iyindi siyanse igenda ibivugaho. Ibyo byose rero tuzagenda tureba kimwe ku kindi, tubihuza no kuba umwana agenda ahura n'ibibazo runaka bikazamukukiramo akazabikurana. Yego, uyu munsi rero mbere y'uko tuzinjira muri izi teori tugenda tuziga gake gake imwe ku yindi kugira ngo tuzumve intambwe ku ntambwe, reka dutangirire. Ese ni iyihe mpamvu yo kuva ku myaka 0 kugeza ku myaka 8? Kuva umwana yavutse kugeza ku myaka 8 ni igihe kiba ari icy'ingenzi cyo kwitondera mu bijyanye n'imikurire y'ubwonko bw'umwana. Muri iyi myaka cyangwa se muri kino gihe nibwo ubwonko bw'umwana bukurira ku muvuduko wo hejuru. Hafi 90% abahanga bagaragaza ko imikurire y'ubwonko bw'umwana iba kuva muri icyo gihe avutse kugeza ku myaka hagati y'5 n'6. Kuri iki kigero cy'imyaka kuva umwana wavutse kugeza ku myaka hagati y'5 n'6 niho ibice by'ingenzi by'ubwonko bishinzwe kugenzura amarangamutima, bishinzwe kugenzura ibijyanye no kwiyumvanamo cyangwa se attachment, kugenzura ibijyanye n'uburyo umuntu agomba kwitwara igihe ahuye na stress cyangwa se imihangayiko, n'ikindi gice nanone kishinzwe kugenzura ibijyanye n'inyurabwenge, reasoning, gushyira mu gaciro cyangwa se cognitive processing. Icyo gihe rero kuva umwana avutse kugeza hagati y'imyaka 5 n'6 nibwo ibyo bice by'ubwonko bishinzwe gukora ibyo byose twavuze haruguru, nibwo bigenda byiyubaka byirema. Muri iki gihe rero ubwonko bw'umwana bumeze nka plastique ushobora kuyitwika ukayikoramo uko ushaka, ukayishepinga uko ushatse. Bishatse kuvuga ngo rero mu gihe cy'imyaka ubwonko biba byoroshye ko bwaremwa cyangwa se bwaba shaped mu buryo bwo kuvuga ngo ibije nibyo biri bureme ubwo bwonko. Nimba ari ibintu byiza biraza birema ubwonko mu buryo bwiza, nimba ari ibintu bibi biraza bireme bwa bwonko bw'umwana mu buryo butari bwiza. Rero muri iki gihe cy'imyaka uburyo umwana abana n'umubyeyi cyangwa se n'undi muntu umurera cyangwa se n'undi umuri hafi, uburyo bakinana, ibyo bakorana, amagambo abwirwa, icyizere aremwamo cyangwa se buri kimwe cyose azacamo nicyo kizagena bwa bwonko bwe, ibyo azakira nibyo bizaba biri kurema bwa bwonko bwe. Ibi ngibi abantu barera cyangwa se ababyeyi baba bakwiye kubimenya no kubizirikana, kubera ko buri kimwe cyose wa mwana azacamo nicyo kizagena imiterere y'ubwonko azakurana, kuko imikurire y'ubwonko cyangwa se mu bijyanye n'amarangamutima n'iby'ubwenge biba bizakura kuva kuri iyo myaka gukomeza kugeza byibuze ku myaka 18. Ikindi cya kabiri gisobanura ibijyanye no kuba iyi myaka ariyo umwana yahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye mu gihe cy'ubwana cyangwa se mu gihe cy'imyaka bimugiraho ingaruka azakurana no mu gihe azaba yarabaye mukuru. Ubundi buryo bwa kabiri bwo kubisobanura ni ubu bukurikira: kugirana umubano no kurema uburyo amarangamutima ye agomba kwitwara cyangwa se uko amarangamutima y'umwana azitwara aremwa muri icyo gihe cy'imyaka ya mbere y'imyaka 8. Nibwo uko umwana aziyumvamo umuntu, uko umwana azabana n'abantu,
uko amarangamutima ye azagenda ahindagurika, uburyo azabasha kuyagenzura no kutayagenzura, byose byirema mbere y'imyaka 8. Muri iki gihe umwana yiga kumenya nimba isi ari nziza cyangwa ari mbi, akiga kumenya nimba abantu ari abo kwizerwa cyangwa se atari abo kwizerwa. Rero ba bantu bamubaye hafi, ba bantu yakagombye kuba yariyumvishijemo n'abatarabiyumvishijemo, niba bataramubereye abantu bo kwizerwa, niba baramubwiye amagambo amusenya, amubwira ko ntacyo azi, ntacyo azakora, ntacyo ashoboye, buri kimwe cyose azakira muri iyo myaka nicyo kizamuha ishusho y'uburyo azafatamo isi cyangwa se n'abantu mu myaka izaba iza. Ikindi cya gatatu gisobanura ibijyanye no kwitondera iyi myaka cyangwa se kuba ariyo myaka ibyo umwana ahuye nabyo muri icyo gihe bimugiraho ingaruka, ni ukuvuga ngo uburyo ki ubwonko bwe buba bufata ibyo yumva. Iki ni ikintu gikomeye cyane, uko ubwonko bw'umwana bufata ibyo bwumva byose ntago bushyiramo inyurabwenge, ntago buprosesinga ku kigero nk'icy'umuntu mukuru. Umuntu mukuru ushobora kumubwira nabi akavuga ati okay, ubimbwiye niko yarezwe cyangwa se niyo myitwarire cyangwa se niko abitekereza, akaba yavuga ati ntacyo ngiye bimbwiye. Ariko umwana we ubwonko bwe bubyakira uko bije, bishatse kuvuga ngo nimba bije biri negative cyangwa se atari byiza, niko ubwonko bw'umwana buzabyakira. Ni nayo mpamvu buriya umwana ku myaka ye yo mu gihe cy'ubwana, ikimubayeho cyose arakibika, arakigumana, kubera ko aba yaragifashe nyine nk'ikintu cya nyacyo cyari gikomeye igihe yakibwirwa. Rero mbere y'imyaka 7 cyangwa se 8 ubwonko ntabwo buba bwarakuze ku kigero cy'uko bufite ubushobozi bwo gusesengura cyangwa se kubasha kwakira ibintu bifite amarangamutima akomeye cyane. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko ibikomere cyangwa se amagambo atari meza cyangwa se ibyabaye ku mwana abibika mu buryo bwafatwa nk'aho byifilimiye cyangwa se ari amashusho, yego, mu buryo bw'amashusho, bikibika nko mu buryo bw'amashusho y'ibyabaye, kubera ko ntago kuri iyo myaka ye ubwonko bwe ntago buba bwarageze ku rwego ibyo abwirwa cyangwa se ibyo abona abasha kubisobanura ngo abe yabivuga no mu magambo. Ubwonko bw'umwana ntabwo buba bufite icyitwa verbal processing ability, aba afite icyitwa lack of verbal processing. Rero niyo mpamvu ibikomere byose cyangwa se ibibi byose yaciyemo ndetse n'ibyiza byose yaciyemo abibika mu buryo bw'amashusho, noneho nyuma akazaba ari byo arebamo nk'indorerwamo imuyobora uko azitwara igihe azaba yarakuze. Iyo biba byaramubereye ibintu byiza, niyo mpamvu umwana iyo akuze, hari umwana ukura akaba yifitiye icyizere, ni uko muri we afite ya mashusho amugaragariza ko yabyize mbere, rero akanabikoresha muri icyo gihe. Iyo rero bitari byiza, n'ubundi ayo mashusho y'ibitari byiza nibyo yifashisha mu gihe azaba yarakuze. Rero ibyo ngibyo non-verbal experience umwana abika muri we, cyangwa se uko umwana afata bya bindi byose yaciyemo akabika mu buryo bw'amashusho, byibika mu buryo bw'amashusho bikajya mu mubiri, mu miterere y'umubiri we, bikajya aho ubwonko bubika amarangamutima, ndetse bikajya no mu gice cy'ubwonko umuntu atabasha kugenzura, ari nacyo gifite uruhare hafi 90% by'uburyo twitwara. Icyo gice tutagenzura nicyo kitugenzura noneho mu bijyanye n'imyitwarire n'imitekerereze yacu. Ibi bikaba ari izo mpamvu zituma kuba umuntu bino bikomere yabikira cyangwa se yakiga kumenya ko ari ingaruka yahuye nazo mu bwana, biba ari ibintu bitoroshye igihe bidafatiranwe hakiri kare.
Izo mpamvu eshatu ni zimwe mu z'ingenzi turebye zibanda cyane zigaruka ku myaka kuva umwana avutse kugeza ku myaka 8. Mbere y'imyaka 8 ibifite uruhare mu kuba byagena ahazaza. Tugiye gukomezanya nanone tureba noneho se kuva ku myaka 0 kugeza kuri 18 ni ukubera iki ariyo myaka yifashishwa kuba abantu bakiga cyangwa se bamenya ngo umuntu mbere y'imyaka cyangwa se hagati y'imyaka aba yaraciye mu bihe bitamworoheye, bityo bikaba bishobora kuba ariyo mpamvu iri kumutera kwitwara uko ari kwitwara ubu ngubu. Tugiye kureba twareba izo mpamvu zigena noneho kuva ku gihe umwana avutse kugeza ku myaka 18 ni iyihe mpamvu. Reka duhere ku cyiswe AC Studies cyangwa se AC Framework, ni Adverse Childhood Experience cyangwa se mu Kinyarwanda ni bimwe nabasobanuriye muri video twakoze bwa mbere, uko umwana aba yaraciye mu bihe bitari byiza. Hari ukuba yarapfushije ababyeyi, hari ukuba yarakuriye mu miryango ikennye itabasha kubona iby'ingenzi mu buzima, hari ukuba yarakuriye ahantu hari imico itari myiza cyangwa se hari ibintu bifatwa nko kuba byabangamira imikurire y'ubwana nk'uburara, ubusambanyi n'izindi ngeso zitari nziza. Ibyo bihe byose bitari byiza umwana yaba yaraciyemo mu miryango irimo amakimbirane, guhura na divorce, guhura n'ibyo bibazo byose, ibyo byose umwana aba yaraciyemo, ariko ntibifatwe nk'aho ari uburwayi, ahubwo ari ukuba yaraciye muri experience itari nziza. Ibyo nibyo byitwa Adverse Childhood Experience, kugira experience itari nziza cyangwa se kubaho mu bihe bitari byiza ku mwana. Rero buno bushakashatsi bwakorewe muri Amerika bwagaragaje ko uko umuntu aba expose cyangwa se uko umuntu ahura cyane n'ibi bibazo akabikuriramo, niko agenda agira amahirwe menshi cyane yo kuba naba yarakuze azahura n'indwara z'uburwayi bw'amarangamutima zirimo depression cyangwa se indwara y'agahinda gakabije, indwara y'umuhangayiko ushingiye ku bwoba, ibyo bita anxiety disorders, cyangwa se kuba ari wa muntu uzakoresha ibiyobyabwenge agerageza kwiyibagiza hahandi hahise, cyangwa se n'ibibazo agenda ahura nabyo mu gihe cyo kuba yarakuze ariko bifitanye isano n'aho hahise, no kuba yarwara indwara zifata umubiri bisanzwe zitari iz'amarangamutima, harimo indwara z'umutima, kanseri ndetse na za diyabete. Ikindi ni uko byagaragaje yuko uwo umwana uba waraciye muri ibyo bihe bitari byiza mu bijyanye no ku ishuri ntago aba abatsinda neza mu ishuri, haba harimo ibibazo bigiye bitandukanye, rimwe aba yabikoze ubundi bikanga bikagenda bihindagurika, ntago kuri we ntago ibintu biba bihamye. Ikindi ni uko uwo muntu aba azagira ibibazo bijyanye n'imibanire ye n'abandi, cyane cyane mu mibanire mu bashakanye cyangwa se mu bantu bari muri romantic relationship. Ibyo nibyo ubwo bushatsi bwagiye bugaragaza biba impamvu yo kuba hafatwa ko kuva ku myaka 0 kugeza ku myaka 18 ariho hagomba kwibandwa cyane cyane mu kwitabwaho k'umwana. Ikindi cya kabiri kijyanye no kuva noneho umwana, ibijyanye n'imyaka y'ubwana yo twayirenze, twahereye kuri 0 kugeza ku 8, noneho ubu ngubu tugiye kuri ya ngingo ese noneho kubera iki kuva kuri 0 kugeza kuri 18. Ubundi buryo bwa kabiri busobanura impamvu y'iki ni uko nyuma y'imyaka 8 ubwonko bw'umwana uko bukura biba ari gake cyane ugereranyije na mbere y'iyo myaka. Mbere y'imyaka 8 niho buba buri gukura cyane ku muvuduko wo hejuru, ariko iyo birenze 8 noneho bigiye muri cya gihe cy'ubugimbi n'ubwangavu. Ni iki kiba? Ikiba ni ikijyanye n'ibyitwa identity formation, cyangwa se haba hagezweho kuri iyo myaka yo kuva ku 8 kuzamura cyangwa se hagati y'10 na 18, ya myaka umwana aba atangiye gukura bigaragara, niho
ikijyanye n'icyo azaba cyo cyangwa se n'icyo yiyumvamo azaba cyo, icyo bita identity, niho kiba kigiye kuba cyaremwa. Nimba umwana yiyumvamo muri ya mbere y'imyaka 8 yaratangiye kubona abantu batwara imodoka, yaratangiye kubona indege, yaratangiye kubona abaganga, icyo gihe hatangira gusa nk'uwanariza atekereza ngo njye ninkora nzaba iki. Rero nyuma y'iyo myaka 8 niho hatangira kubaho icyo uwo mugambi yashyiriweho cyangwa se icyo abona amaze ku isi cyangwa se yamara ku isi, nibwo kitangira kuremwa. Bishatse kuvuga ngo rero naho hagati y'imyaka umwana yatangiye gukura kugeza kuri 18, naho nahuriramo n'ibibazo runaka muri biriya twagiye tubona, nabyo bizagira gute, nabyo bizahungabanya ibyaremwa ry'icyo yifuza kuzaba cyo, bityo nabyo bibe imbogamizi mu bijyanye n'uko azabaho nyuma y'imyaka 18. Nanone nyuma y'imyaka 8, hagati y'10 kugeza na 18 cyangwa se muri iyi myaka y'ubugimbi n'ubwangavu, niho umwana nanone atangira kumenya gusesengura ibintu kumenya ibintu birimo ibyago byinshi. Atangira kugira icyitwa risk perception. Risk perception ni uburyo abasha kumenya ngo kino gifite ingaruka zimeze gutya, kino gifite ingaruka zimeze gutya. Kuri iyi myaka nibwo atangira kwiga kugira ubwo bushobozi. Ikindi atangira kwiga kuri iyi myaka ni ukuba yabarizwa mu bandi bantu. Muri iyi myaka nibwo abana batangira kuba bazerera, bagiye gukina n'abandi, ndetse bari kujya mu magurupe y'abana kugira ngo babashe kugenda bagira amakuru bamenya, bagira ibyo biga abandi bagenzi babo bakora. Rero iyo nanone umwana ahuye n'imbogamizi zimubuza kwiga bino bintu, kugira icyitwa social belonging, nabwo haba hazavamo ibibazo muri cya gihe azaba yarenze iyi myaka. Haberamo nanone icyitwa emotional regulation. Ahangaha ibi byose turi kuvuga ni bwa bwonko buba bukomeje kwirema, ariko bikaba ari gake ugereranyije na mbere y'imyaka 8. Hejuru y'imyaka 8 ibi nibyo biba biri kugenda byirema, ariko ku kigero kitangana nk'uko byari bimeze mbere y'imyaka 8. Ibyo ngibyo rero nanone uko umwana atabicamo neza, nabyo bigenda bimugiraho ingaruka mu hazaza he, hanyuma ya myaka 18 amaze guhinduka umuntu mukuru, ubwonko bwe noneho bugiye gukoresha ibyo bwize mbere y'imyaka 18. Rero tugana ku musozo, ni iki ababyeyi mu by'ukuri cyangwa se n'abandi bantu barizwa ku ruhando rwo kurema buno bwonko bw'umwana kuva avutse kugeza ku myaka 18, ni iki dukwiye kuba twasigarana muri kino kiganiro nka samari y'ibyo twagiye tuvuga bijyanye n'iyi myaka? Ikintu cya mbere ni ukumenya ngo kuva ku myaka 0 kugeza ku myaka 5 nibwo ibice cyangwa se ibyumba byo mu bwonko, ibyumba by'ubwonko nimba ariko umuntu yabyita, nibwo bitangira kwirema. Rero twabonye ko uburyo byirema biba bishingiye ku byo umwana abona, ku byo umwana abwirwa, no ku byo umwana akorerwa. Bishatse kuvuga iki rero? Nimba ahuye n'izo mbogamizi zose, bizagira gute? Ntabwo bizamurema, ubwonko bwe ntabwo buzaremeka neza. Bishatse kuvuga ngo hakorwa ibishoboka ibyo ari byo byose kugira ngo umwana amarangamutima ye cyangwa se gukura k'ubwonko bwe hagati y'imyaka 7 bisigasirwe. Rero ibikomere cyangwa se ubuzima butari bwiza cyangwa se gusigwa k'umwana asizwe n'ababyeyi cyangwa se n'abandi bamurera cyangwa se bakamwirengagiza, n'ibindi byose bituma umwana yibona ko ari wenyine, icyo gihe bizabangamira iremwa cyangwa se ikora ry'ubu bwonko bwo muri iyi myaka. Hanyuma kuva kuri 6 kugeza ku 8 niho noneho umwana emotional vocabulary and learning cyangwa se amarangamutima mu bijyanye n'ibyo umwana yumva, mu bijyanye n'ibyo umwana yiga, biba bigiye kugira uruhare runini mu kuba yabyakira. Uko rero azabyakira gukwiye kuba ari kwiza kurushaho, kugira ngo hirindwe ko yagira ibyo abika muri we bitari byiza cyangwa se
yagira amarangamutima atari meza akaba yayabika muri we bikazamukukiramo yarakuze. Ikindi noneho kuva ku myaka 9 kugeza kuri 12 niho hahandi umwana icyo azaba niho atangira kukigira. Rero ibyo umwana agerageje gukora muri iyi myaka aba ari kugerageza kumenya ngo ni iki nkwiye gusigarana, ni iki nzi cyangwa se ni iki nzakora nimvamo umuntu mukuru. Rero hano aba agomba gushyigikirwa. Tuzagenda tubirebaho kimwe ku kindi uburyo umwana akwiye kuba yafashwa muri iyi myaka. Hanyuma 13 kugeza kuri 18 independence cyangwa se peer connection niho umwana atangira kwiyumva ko nyine aba yabaye umuhungu, aba yabaye ingimbi, yatangiye kuzana ijwi, umukobwa yatangiye guhindura imiterere y'umubiri ye. Bishatse kuvuga ngo atangira kwiyumva ko yihagije, akwiye kuba yihagije, atekereza ibintu mu buryo bwe, ashaka inshuti runaka zihuye nuko nawe yiyumva. Icyo gihe rero icyo abasabwa gufashwa ni ugufashwa kuba yabasha gufata imyanzuro, decision making. Icyo gihe rero umwana iyo afashijwe muri iki gihe cy'imyaka mu buryo bwo guhitamo ariko adategetswe, kubera ko aba afite kino kintu cya independence, kumva ko nyine ari kwigenga, iyo adafashijwe neza mu buryo bwo guhitamo nabwo bimubera ikibazo. Ariko byose, fondasiyo ya byose cyangwa se intandaro ya byose igomba kuba mbere y'imyaka 8 kugira ngo ndetse n'indi myaka yo mu bwana umwana aba agomba gusigasirwa. Turi gusoza rero, icyo twavuga cya nyuma ni uko ibyo umwana acamo kuri imyaka mbere y'imyaka 18 biba byihariye kuko nibyo birema umubiri we ndetse n'imitekerereze y'ubwonko bwe. Igikwiye kuba cyakorwa rero ni uko yaba umubyeyi uri kumwe n'umwana cyangwa se waba uri umuntu mukuru, uba ukwiye kwibaza ngo ntabwo uba ukwiye kuba wavuga ngo what's wrong with me cyangwa se ni iki kitagenda neza, ahubwo uba ukwiye kwibaza ngo what happened to me, ni iki cyambayeho mu gihe cy'ubwana, kugira ngo bigufungurire amarembo